Abaturage baturiye santere ya Gakenke ndetse n'inkengero zayo mu karere ka Gakenke baravuga ko uburaya bukorwa rwihishwa mu bice by'icyaro ndetse n'ubusinzi ari zimwe mu mpamvu zituma abantu bishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ishobora gukururira iki gice gituwe n'abantu benshi ibyago byo kwandura agakoko gatera sida. Mu cyaro harimo uburaya buruta ubwo mu mujyi yuko byose tubibona twebwe. Hari indaya zo mu cyaro zirengeye babandi baje kuri mirongo. Kunyine yuko babona ari umunyacyaro akabikora yihishe nko kujya twe tubibona niko nk'ubu ngiye nkunze nko bacaho nko kuri bishi nkabibonera imboni nk'ubu. Ubu nkabona ko abo mu cyaro barenzaho n'abo mu mujyi. Mu cyaro uko byagenda kose uburaya bugomba gukwirakwiza icyorezo cya sida bitewe n'uko bishyiramo ko mu cyaro nta sida ibamo, ngo sida ziba mu mujyi. Niyo mpamvu rero kwishyiramo ko sida ziba mu cyaro kandi bakishyiramo ko sida ziba mu mujyi bigenda kose. Niyo mpamvu icyorezo cya sida kiri gukwirakwira mu cyaro. Mu mboni z'aba baturage umwe mu miti yakemura iki kibazo ni ubukangurambaga bwafasha cyane igitsina gore kwirinda ubusinzi, kuko ngo iyo basinze birushaho kuba bibi kuko bashukwa n'ubonetse wese. Uburyo byacika rero bisaba kubaho ubukangurambaga ariko bujanye no guca abagore barisanzura cyane mu bari, kandi umugore wisanzuye mu kabari cyane byanze kunze ubusinzi nibwo buvamo ubusambanyi. Kandi umugore wasinze cyangwa se wanyweye agahura n'umugabo wanyweye nta kwikontorora bagira. kumva bajyaga barabikora ariko birinze bakoresha agakingirizo. Muri ibi bibazo byo kureba uburyo hagabanwa umubare w'abandura agakoko gatera sida ni ubukangurambaga bwateguwe n'akarere ka Gakenke gafatanyije n'umuryango FXB Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Global Fund. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine avuga ko iterambere ry'igihugu rigenda rigera no mu byaro, aho usanga ibikorwa bitandukanye bihuza abantu benshi hakaba hazamo ubusambanyi. Hari ababyumva ko akarere ka Gakenke ari akarere k'icyaro ko hadashobora kuboneka ubwandu bushya bwa virusi itera sida bwinshi, ariko mu by'ukuri ni ibigaragara yuko abaturage bacu munakomeje mukajya mu mirenge itandukanye ahantu hariho hose uko bagenda batera imbere ni nako barushaho gukenera iby'imibonano mpuzabitsina ku buryo bashobora no kwandura virusi itera sida. Icyo rero tubakangurira ni uko nk'uko natwe turimo dutera imbere murabibona, urubyiruko ni rwinshi, ugiye mu dusantere dutandukanye ukajya muri santere za Ruri tugira abacukuzi b'amabuye y'agaciro benshi. Ahantu hose hari abantu benshi birashoboka ko bashobora gukora imibonano mpuzabitsina. Rero kubarinda ni inshingano ya buri wese, ni ukwifata ariko udashoboye kwifata agakoresha agakingirizo. Nubwo nta mibare igaragazwa uburyo iki cyorezo gihagaze muri aka karere, umuyobozi w'akarere ka Gakenke arasaba abantu bose gukomeza kwirinda kuko sida igihari. Jean Veman Ishimwe, Unique TV News mu karere ka Gakenke.